busanzwe nubwo igitagangurirwa ari akanyamaswa gateye ubwoba ndetse benshi bakaba bahamya ko gashushanya umwanzi hashingiwe ku kuntu karya izindi nyamaswa, wazirebera inyuma ukagira ngo ziracyariho kandi zaramaze gupfa kera. Ibyo bagahamya ko ari by'umwanzi Satani nawe akorera abantu benshi. Wabarebera mu mubiri ukagira ngo bariho kandi umwanzi yaramaze kubarya ubugingo kera. Nubwo ari uko bimeze, iki si cyo cyonyine kiranga igitagangurirwa. Igitagangurirwa nk'inyamaswa ntabwo kirangwa no kurya gusa, kuko aho gisanishirizwa na Satani ni mu mico yacyo yo kurya. Ariko igitagangurirwa ntikirya gusa, ahubwo kiranabyara ndetse kikanarera. Nk'uko hari aho inyamaswa y'intare ishushanya umwami wacu Yesu Kristo, ahandi ikagereranywa n'umwanzi wacu Satani uduhiga iteka, niko n'igitagangurirwa iteka kidashushanya Satani gusa. Bumwe mu bwoko bw'ibitagangurirwa Umwami Imana yabiremye mu buryo bishushanya neza urukundo rwe kuruta n'uko ababyeyi bo mu isi barushushanya mu buryo bakundamo abana babo. Umubyeyi wo mu isi akora uko ashoboye agashakira umwana w'ibyo kurya, akamwambika, akamukarabya, akamusiga ndetse akamurwanirira mu gihe hari igishatse kumugirira nabi. Nubwo ari uko bimeze, byagiye bigaragara henshi ko mu gihe cy'intambara cyangwa mu gihe cy'amapfa akomeye, bamwe mu babyeyi bagiye basiga abana babo ndetse bamwe bakanabarya ngo barengera yabo magara. Umubyeyi wo mu isi bitewe n'ibyo akorera umwana we cyangwa ashobora gukora ku bw'umwana we, ashushanya urukundo rwa Kristo. Ariko rero kuba bagishobora kumusiga cyangwa kumurya ntabwo agaragaza urukundo rw'umwami wacu 100% nk'uko ruri, kuko Kristo we ibyo adashobora kubikora. Inyamaswa akenshi zikora byose bidaturutse ku bitekerezo byazo, ahubwo bitewe gusa n'uko zaremwe. Zishobora kutwereka byinshi kuruta ibyo twakigira ku muntu, kuko mu bantu ho habamo kwigomeka, bityo bikaba bitoroshye kuvuga ngo abantu bose bahuriye ku muco uyu n'uyu. Urukundo rw'Imana rutangaje yashimye kurushushanyisha ubuzima bw'igitagangurirwa kugira ngo ahari uzagirirwa ubuntu bwo kubimenya azamenye urukundo ruhebuje byose Imana imukunda. Dutangira, reka turebere hamwe iki cyanditswe kiri muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 17 n'uwa 18. Igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Ntawe ubunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. Mu busanzwe, iyo amagi y'ibitagangurirwa amaze kuturaga, bimwe mu bitagangurirwa biterera abana babyo andi magi, ariko atari nk'amagi asanzwe avamo abana. Aya magi yo abera aba bana ibyo kurya. Ibyo biba hagati y'umunsi wa mbere bivutse n'umunsi wa 4. Nyuma y'iki gihe, nk'aho ibyo byo kurya bidahagije, uyu mubyeyi akora ikindi kintu gitangaje cyane, ari nacyo dushaka kwireberaho. Nyuma y'iyi minsi 4, uyu mubyeyi atangira kuzunguza ruriya rushundura rw'inzu y'ibitagangurirwa, afite icyo ari kumenyesha abana be. Kuko aba bana nabo baba bazi icyo umubyeyi wabo ari kubamenyesha, bose barikusanya ubundi bakaza berekeza aho uyu mubyeyi wabo ari. Ikintu uyu mubyeyi w'ibitagangurirwa yabikoranirije ni ikintu kiba kizatuma aba bana be babasha kubaho bagakura kugeza aho nabo bazagereza igihe cyo kubyara abandi. Umwana utabashije kwitabira uyu munsi biragoye ko ashobora kubaho. Niyo abashije kubaho aragwingira cyangwa ntabashe kugeza mu zabukuru. Mu yandi magambo, arakenyuka. Iyo aba bana bamaze kumuteraniraho, ubwo ni umubyeyi w'ibitagangurirwa, nta kwinyeganyeza, nta kwiruka, ku bushake bwe, nta umuhase, mwituze ryinshi, atega umubiri we, aba bana be bakawuteraniraho bakawurya. Iyi ikaba ariyo mpano iruta izindi uyu mubyeyi wabo aba ashobora kubaha, umubiri we cyangwa se ubugingo bwe.
uyu mubiri w'uyu mubyeyi w'ibitagangurirwa, iyo igihe cyo kuwutanga cyegereje, Imana yabikoze mu buryo umubiri wacyo, ubwo ni umubiri w'igitagangurirwa, gikora intungamubiri z'akataraboneka zizabeshaho abana kiba kimaze kubyara ubuzima bwabo bwose. Mu yandi magambo, kurya umubiri w'umubyeyi wabyo bibibera urukingo ruzabiherekeza ubuzima bwabyo bwose. Iyi niyo mpamvu iyo hagize igicikanwa n'iri funguro riruta ayandi, ubwo hehe no gukura cyangwa ubuzima bwiza, aho gukura kirakenyuka cyangwa kikaba igikura iteka ryose. Hamwe n'ibi, iri funguro riteye agahinda kurirya niryo rigena amaherezo y'aba bana bose. Nta mbabazi zikwiye kubaho, nta marangamutima, nta gusiba cyangwa gukererwa, kuko gucikanwa n'iri funguro riruta ayandi bihwanye no gusezera ku byiza byose byo mu buzima. Nubwo iri funguro riribwa umunsi umwe gusa, ariko riba rifite intungamubiri ibi bitagangurirwa biba bitazigera iteka ryose bibonera mu masazi, mu mibu cyangwa mu kindi cyo kurya cyose biba bizigera birya mu buzima bwabyo bwose. Ahari hariho abamaze kumenya aho ibi biri kwerekeza. Muri uku kwitanga k'uyu mubyeyi w'ibitagangurirwa, akarebwa ari muzima agira ngo abana be badapfa bagashira, Imana yashimye ko bigenda bityo kugira ngo ishushanyirize abantu urukundo yabakundiye kandi bakundira muri Kristo. Umwami wacu muri Yohana 6:51 yagize ati, "Nige mutsima muzima wavuye mu ijuru. Umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima nzatanga kubw'abari mu isi kugira ngo babone ubugingo ni umubiri wanjye." Ku murongo wa 53 kugeza ku murongo wa 55 naho umwami wacu agira ati, "Ni ukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu nimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka, kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri." Hamwe n'ibi, nk'uko iyo igitagangurirwa gicikamwe ku mubiri wa nyina kidashobora gukura ndetse kikaba gifite n'ibyago byinshi byo gukenyuka, niko n'undi wese utarya umubiri w'umwami Yesu Kristo bidashoboka ko yagira ubugingo buhoraho. Nibe n'igitagangurirwa, kuko cyo kibura imbaraga zo mu mubiri kikagwingira mu mubiri kandi kigakenyuka mu mubiri. Umuntu we abura imbaraga z'ubugingo akagwingira mu bugingo, hanyuma y'ibyo ubugingo bwe bugakenyuka iteka ryose. Nk'uko nta rindi funguro rishobora gusimbura umubiri wa nyina w'ibitagangurirwa, niko nta rindi zina ryatanzwe munsi y'ijuru abantu bashobora gukirizwamo usibye irya Yesu Kristo. Nk'uko igitagangurirwa gicikamwe ku ifunguro riturutse ku gitambo cy'umubyeyi witangiye abana be kiba gito muri bene wacyo bose, niko utarya umubiri wa Kristo nawe uworoheje hanyuma y'abandi mu muryango w'Imana, kuko yanze kwizera impano y'ubuntu Imana yageneye abari mu isi. Itandukaniro riri hagati y'umwami wacu n'iki gitagangurirwa cyitangira abana bacyo, nuko cyo iyo abana bamaze kukirya ibyacyo biba birangiye, aho umwami wacu afite ubushobozi bwo kuduha ubugingo bwe ariko akongera nawe akabusubirana, nk'uko twabibonye haruguru tugitangira. Ibi si imigani, kuko nyuma y'iminsi 3 umwami wacu amaze kutwitangira ku musaraba yarazutse, kugira ngo ahamirize bidashidikanywa aho abariye n'abazarya umubiri we ko nabo bazazuka nk'uko nawe yazutse. Hahirwa abarya umubiri batirengagije n'amaraso yawo, kugira ngo bazabashe gukomera ku munsi w'umuzuko w'abapfuye, nk'uko ibitagangurirwa nabyo bikomezwa no kunyunyuza umubiri w'igitambo cya nyina n'amaraso yawo. Bitagenda bityo, ku muzuko w'abapfuye uzasanga udashyitse, udakomeye kandi cyane cyane urimbuke by'iteka ryose, ari byo bishushanywa no gukenyuka kw'igitagangurirwa.